Urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana, ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom bakundwa bene data, umwami Yesu ashimwe cyane. Turishimye mu mutima ubwo dusangira ijambo ryo mu rusobe rw'ibiriho uyu munsi. Kuri iyi tariki umushumba Chris aratwigisha inyigisho igira iti gusobanura ubuzima buhoraho. Haleluya. Umurongo wacu ufungura turawusanga muri Yohana ibice 3:15 haragira hati kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubuzima buhoraho. Amen. Umushumba arakomeza atubwira ati tekereza kubwiriza ubutumwa umuntu maze akakubaza ati ubuzima buhoraho ni iki? Wasubiza iki? Ndaguha interuro ebyiri zoroshye zigufasha gusobanukirwa ibyo ari byo. Iya mbere ni uko ubuzima buhoraho ari ubuzima na kamere y'Imana. Ibi ubwabyo ntabwo ari igisobanuro, ahubwo ni interuro isobanura ubwo buzima ubwo ari bwo. Ubuzima buhoraho ni ubuzima butandukanye n'ubundi buzima bwose, ni ubuzima na kamere by'Imana. Imana ishimwe. Interuro ya kabiri ni igisobanuro kidahwanye n'icya mbere. Ni uko ubuzima buhoraho ari ibintu bizima ndetse bihora bigize ubumana kandi bituma ibaho. Kubera iki ibi ngibi ari ingenzi? Ni ukubera ko ku isi hose abantu bavuga imana zitandukanye. Hari ibigirwamana byinshi mu mico itandukanye bishushanywa mu buryo bwinshi, ariko nta na kimwe muri byo gifite ubuzima buhoraho. Ubuzima buhoraho ni ubuzima bw'Imana yacu. Mu byanditswe buvuga ko ifite ari bwo buyitandukanya cyane n'ibindi byose byitwa Imana. Bibiliya muri Yohana 5:20 haravuga ngo hati ubu turi mu Mana kubera ko turi muri Yesu Kristo umwana wayo, ari we Mana yonyine kandi niwe buzima buhoraho. Haleluya. Yesu Kristo ni Imana. Muri we tubona ndetse tukanakorana n'ibigize Imana bizima bituma ibaho. Imana ishimwe cyane. Ubwo yagendaga mu isi yari ubuzima bukubiye mu mubiri w'umuntu kandi bwatugaragarijwe. Isoma muri Yohana 1:2 haragira hati kandi ubwo buzima bwarerekanywe turabubona, turabuhamya kandi none turababwira iby'ubwo buzima buhoraho bwahoranye na Data wa twese tukabwerekwa. Imana ishimwe. Ubu buzima buhoraho nibwo yazaniye ab'isi. Tubisanga muri Yohana 10:10. Ubu nibwo butumwa bw'ubwami bw'Imana, yuko Yesu Kristo atanga ubuzima buhoraho ku buntu. Niyo mpamvu bwitwa ubutumwa bwiza. Ntukeneye kugira ikiguzi ubwishyura. Imana ishimwe cyane. Mwene data, niba utarakira buno buzima buhoraho, ntucikwe. Isengesho rikurikira ryo kwakira agakiza urisubiremo wizeye, maze nawe ubarwe mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Wakira ubuzima buhoraho, wakiriye kamere y'Imana. Haleluya. Hanyuma tugiye kwatura turajya dusubiramo tuti ndanezerwa kuko nzi yuko mfite ubuzima na kamere y'Imana muri njye. Ibigize Imana bizima kandi bituma ibaho. Ubu buzima bw'Imana wishyira ku ruhande ndetse bukampa ubushobozi bwo kubaho nesha. Ngendera mu myumvire y'ubu buzima butangirika, butamenwa ndetse budatsindwa buri muri njye, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma gucengera inyigisho yacu uyu munsi turasoma muri Yohana 17:3. Twongere dusome muri Yohana 1:5 kugeza ku 13. Twongere dusome muri Yohana 14:6. Murakoze cyane, turabakunda. Shalom, shalom. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe.
ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti: umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye busha muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 0 0 0 0 91. Ndasubiramo: 07 9 4 0 0 0 0 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha.